Kuri iyi si dutuye abantu bose bakunda ibintu bibashimisha bitandukanye bitewe n'amahitamo yabo. Hari abakunda umupira w'amaguru, abakunda umuziki wabo wo mu ndirimbo zisanzwe cyangwa izihimbaza Imana. Hari abakunda gusoma ibitabo, kureba filime n'ibindi byinshi bitandukanye. Ngiye kubagezaho amateka ya nyakwigendera Rugamba Sipiriyani wamenyekanye kubera guhanga indirimbo zitandukanye ziganjemo iza Kiliziya ndetse akaba yarananditse ibitabo binyuranye. Aya mateka yose ngiye kubagezaho nayakusanije nifashishije inkuru ya Kigali Today yo kwa 17 Mata 2023 hamwe n'urubuga rwa Wikipedia. Mbahaye ikaze ndi mwarimu Kijana. Rugamba Sipiriyani ni muntu ki? Rugamba Sipiriyani yavutse ahagana mu mwaka w'1935. Yavukiye mu gace k'icyaro Ikarama mu cyahoze ari komine ya Karama muri perefegitura ya Gikongoro ya kera ahitwa ku Muyange. Kuhagera uvuye mu mujyi w'akarere ka Nyamagabe y'ubu ugenda ni ibirometero 12. Yavutse kuri Bicakungeri Michel na Nyirakinani Tereziya. Yavutse ari umwana wa kane mu muryango w'iwabo. Akivuka yiswe Sirikare, amaze gukura nibwo yafashe izina rya Rugamba. Rugamba yavukiye mu muryango utarakundaga gusenga, gusa we yabyirutse akunda Imana. Amashuri abanza yayigiye muri paruwasi ya Cyanika, ubu ni mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika. Kubera ubwenge yari afite, yasimbukijwe amashuri 2. Nyuma yo gusoza amashuri abanza, yakomereje ayisumbuye muri seminari ntoya ya Kabgayi izwi ku izina rya Serewo. Rugamba yifuzaga kuba umupadiri, yavuye Kabgayi akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Rugamba Sipiriyani yaje gukomereza kaminuza i Bujumbura abifashijwemo n'abakoloni b'Ababiligi mu ishami ry'amateka. Ashoje ayo masomo yaje gukomereza icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvain. Nubwo yigaga yanabivangaga n'ibikorwa by'ubusizi n'ubuhanzi. Ubwo yari mu Bubiligi yahahimbiye indirimbo nyinshi, anandika ibitabo byinshi byahurizaga ku gukebura umuryango nyarwanda yabonaga uyobugana habi mu ivangura n'ubwicanyi. Ubwo Rugamba Sipiriyani yagarukaga mu Rwanda, yakoze muri Minisiteri y'Uburezi. Ahavuye abaperefe wa perefegitura ya Kibuye umwaka umwe. Yabaye umuyobozi w'ishuri nderabarezi cyangwa se Institut Pédagogique National mu Gifaransa, ari nabyo bitaga IPN mu magambo ahinnye, ndetse aza no gukora mu cyahoze ari ikigo cy'ubushakashatsi mu bumenyi n'ikoranabuhanga IELST. Yahagaritse gukoramo mu mwaka w'1989. Nubwo yakoraga ibyo byose, Rugamba Sipiriyani ntibyamubuzaga gukora ibikorwa bye bijyanye n'ubusizi ndetse no guhimba indirimbo. Dukomereje ku muryango wa Rugamba, dusanga ko yakunze cyane umukobwa witwaga Mukangero Saverina, akamuhimbira bisigo, indirimbo ndetse n'ibihozo harimo nka Musa n'Inyange n'ibindi. Yahimbye imitoma amurata imico n'uburanga. Mu mwaka w'1963 Rugamba yabuze umukunzi we kubera politike y'ivangura, aho umukunzi we yishwe kuri Noheri azira ko ari umututsi akajugunywa mu mugezi wa Mwogo. Rugamba wari ubanye neza n'umuryango wa Mukangiro Saverina yahisemo kugumamo, maze ubwo yagarukaga mu mwaka w'1965 atwara undi witwaga Mukansanga Dafros wari mubyara wa Mukangiro Saverina. Umuhanzi Rugamba Sipiriyani ni umwe mu banyarwanda bishwe ku ikubitiro mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 kubera imibereho ye n'umuryango we yo kubaho gikristu. Kiliziya Gatolika mu Rwanda yatanze ubusabe i Roma kugira ngo agirwe umuhire. Rugamba Sipiriyani yishwe ari kumwe n'umugore we n'abana be 6. Umuryango wa Rugamba uri mu bishwe ku ikubitiro ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga. Rugamba Olivier umuhungu we avuga ko byari bigoye ko Rugamba yarokoka kubera ko yari yarakizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa. Aho yari atuye ku Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri cya IFAC, hari ikigo cya gisirikare cyabagamo abasirikare barindaga uwahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Yari anaturanye kandi na Theoneste Bagosora, umwe mu bateguye bakanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Tariki ya 7 Mata 2017 nibwo yishwe hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be. Rugamba Olivier na Dorcy Rugamba
bo batari baraye muri urwo rugo bari baragiye kurwaza nyirasenge i Butare. Abana be bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yari azi ko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica yari yaraye asenga n'umuryango we ndetse yari yaraye anasohoye indirimbo nzataha Yerusalemu nshya. Ababishe babanje kubakubita ibibuno by'imbunda, nyuma babarasa amasasu y'urufayi. Umwana we warokokeye aho ni Sirdare Rugamba. Kugira ngo arokoke yarashwe isasu bagira ngo yapfuye, ariko aza kuva mu mirambo aragenda abwira abakuru be ko ababyeyi babo bishwe, aza guhunga abasanga i Bujumbura. Reka noneho turebe ubuhakanyi no kongera kugarukira Imana bya Rugamba. Ubwo yari mu iseminari nkuru ya Nyakibanda aho yategurirwaga kuzaba umupadiri, yaje kwiyomora ku myemerere y'Imana ahinduka umuhakanyi. Impamvu yaba yaramuteye gutera umugongo Imana na Kiliziya Gatolika ngo ni ibiba ry'urwango yabonaga ryakorwaga na bamwe mu bihaye Imana bo mu gihe cye n'abo yamenye mbere. Urugero rutangwa ni inyigisho za Musenyeri André Perode wari umushumba wa diyosezi ya Kabgayi hagati y'1959 n'1989. Inyigisho z'uwo musenyeri wari ufite inkomoko mu Busuwisi ziri mu byateye Rugamba gutakariza icyizere umwuga wo kwiyegurira Imana, afata icyemezo cyo kubihagarika kubera ko yabibonagamo nko kubiba umurage w'amacakubiri mu Banyarwanda. Ikindi cyamuteye kwiyomora ku Mana ngo nuko yari yaracengewe n'agace k'isomo rya filozofiya kavuga ku ihame ry'ukubaho kw'ibintu hatabayeho irema, ibyo bita existentialisme et materialisme. Iri hame ryazanywe n'umuhanga w'umufaransa mu by'imitekerereze ya muntu witwa Jean Paul Sartre, ryatumye Rugamba abona ko yari yaribeshye ko Imana ibaho. Kuva ubwo yafashe icyemezo ahagarika kuba padiri abura imyaka 2 ngo ayiyegurire. Umuhungu we yagize ati papa ntiyashoboraga gukora ikintu igice. Icyo gihe yahindutse umuhakanyi karundura ku buryo yashoboraga no kukubonana umusaraba akawuvunamo 2. Rugamba yaje kongera kugarukira Imana. Annick Besco, umufaransa wakoranaga na Rugamba muri Communauté d'Or Emmanuel, no avuga ko ubwo Rugamba yari amaze guhinduka yatangiye gukunda Imana na Yezu Kristo kurusha n'abihaye Imana. Ati amaze kugarukira Imana yayiyeguriye wese. François Xavier Ngrambe wabanye n'umuryango wa Rugamba kuva muri 1989 kugeza muri 1994 amufata nk'umubyeyi we ku bwa Roho Mutagatifu, akanamufata nk'umuvandimwe kuko babanye muri Communauté d'Or Emmanuel, communauté yasabaga abantu kubaho kivandimwe. Avuga ko ubwo Rugamba yagarukiraga Imana ngo yaba yaranabitewe n'ijwi yumvise ubwo yari mwava kwivuza mu Bubiligi uburwayi bwo kutumva no kubura ubushake bwo kurya. Iryo jwi yaryumvise mu ndege rimusaba guhinduka. Amaze kwiyemeza guhinduka nibwo yatangiye gukora indirimbo zihimbaza Imana. Nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abivuga ngo indirimbo umurage w'intore niyo ndirimbo ya mbere yakoze avugamo ijambo ijuru ubundi atemeraga. Ni indirimbo yahimbye asa n'usezera aho yagiraga ati nindamuka ntashye muzabyine sambwe, ariko nanjye iryo juru ryera de nk'inyange, inyamibwa yabasumbye ahora atetse antegereje, ndashaka kuzaryinjiramo mpamiriza. Mu ndirimbo ze yahimbye ngo ntayo yigeze aririmbamo. Nubwo ahimbye indirimbo nyinshi zigakundwa n'abatari bake, ntiyigeze aziririmbamo. Bivuze ko indirimbo ze zose zicurangwa ku maradiyo atandukanye nta jwi rye ririmo, nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abivuga. Yagize ati yarahimbaga agatoza abaririmbyi. Abantu benshi rero bazi ko muri ziriya ndirimbo ze twumva haba hari mu ijwi rye. Oya, nta jwi rye burya ririmo. Yewe si n'umuntu wari ufite ijwi ryiza nka Masamba cyangwa Kayirebwa. Yari afite ijwi risanzwe nk'iryawe cyangwa iryanjye cyangwa iry'undi wese. Ntiyaririmbaga yewe, ahubwo yari umuntu ugufasha kugorora iryawe rikamera neza. Bariya wumva mu ndirimbo ze ni abagabo yatozaga, abagabo rwose b'ibikwerere. Umuhanzi François Xavier nawe yemeza ko mu bihangano bya Rugamba nta jwi rye ribamo, kuko ngo yari afite ijwi ritabasha kuririmba. Agira ati njyewe namumenya atoza abantu, akamenya kugufasha kugorora ijwi. Yari afite uburyo bw'imiririmbire bunagorana, aho bwasabaga abantu benshi baririmbaga kujya hejuru. Kubera uburwayi yigeze kugira, ijwi rye ryari ryarangiritse, ahitamo kujya atoza abaririmba mu ndirimbo ze, akanandika akanabatoza.
Antoine Karidinali Kambanda yatangaje ko ubusabe bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda bwo gushyira umuryango wa Rugamba Sipiriyani mu bahire bwemewe na Roma. Hasigaye kubushyikiriza Papa Francis agafata icyemezo cya nyuma. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyabaye ku itariki ya 23 Werurwe 2023. Ababwira ko urwo rugendo baherutse kugirira i Roma rwagenze neza, ndetse anababwira ko ubusabe bajyanye bwo gushyira Rugamba Sipiriyani umugore we n'abana mu bahire bwemewe, hasigaye icyemezo cya Papa Francis gusa. Yagize ati, ibirebana no gushyira mu rwego rw'abahire Sipiriyani Rugamba n'umugore we Dafroze Rugamba n'abana babo twabiganiriye n'urwego rwa Kiliziya rubishinzwe. Batubwira ko bakiriye raporo twabahaye bakaba barasanze nta kiburamo. Ubu barimo kuyigaho ngo barebe niba ubusabe bwacu bwakwemezwa bagashyirwa mu rwego rw'abahire, ndetse barebe n'igihe byabera bakabigeza kuri Papa ari nawe ufata icyemezo cya nyuma. Igikorwa cyo kumusabira gushyirwa mu bahire ba Kiliziya Gatolika cyatangijwe muri 2014 gitangizwa n'abo bahoze bakorana muri Communauté de l'Emmanuel yashinzwe bwa mbere mu Rwanda n'abandi bari bazi ibikorwa bye muri Kiliziya mbere yo kwitaba Imana. Rugamba Sipiriyani umaze imyaka 30 yishwe yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo n'umuco nyarwanda, kuko yagize uruhare mu gusigasira amateka y'uwo muco mu nzu ndangamurage iri i Butare. Yaranzwe kandi no gufasha abatishoboye no kwamamaza ubutumwa bwigisha abanyarwanda kuba inyangamugayo, gushishoza no kugira ubumwe. Ukeneye ko hari ingingo nazagukoreraho ubushakashatsi nkayikugezaho, wanyandikira cyangwa ukampamagara. Ndabakunda cyane. Inkuru zo nakagaruka kandi mujye muhaha muronke. Hasta la vista, naho ubutaha.